Yesu nashimwe. Hanyuma rero reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikomeye cyane kandi riryoshye. Ndagira ngo rero wowe muvandimwe uze kuza kureka kumanuka, maze ubundi dufatanye ijambo ry'Imana rihindura ibintu byinshi by'impinduka, rihindura ubuzima bwawe, rihindura imibereho yawe. Aka kanya ni ijambo rivuga ngo, rifite intego ivuga ngo ba bandi bazategereza abahebe. Ba bandi bazategereza abahebe, abaguteze amaso bazategereza abahebe, abavuga yuko nta kintu uzigezaho bazategereza abahebe. Ni ijambo ry'Imana rikomeye cyane. Mbere yuko rero dusoma rino jambo ry'Imana, reka tubanze dusenga Imana isengesho rigufiya, hanyuma duhite dutangira dusenga Imana amasengesho yacu y'impinduka. Imana rero ibahe umugisha. Njyewe mugiye kubana muri aya materaniro, amazina yanjye nitwa Claude. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye kandi turakwinginze kugira ngo uzubane natwe, kugira ngo uzudushyigikire, ubane na buri umwe wese ugiye kumva iri jambo ry'Imana, mbese umuhaze kwifuza kwiwe, buri kintu cyose agiye kujya yerekezaho amaboko ajya agikora gikunde, kuko uri Imana ishobora byose. Iri jambo tugiye gusoma rize kuza guhindura byinshi ku buzima bwiwe. Niba yaraje arwaye, ameze nabi, aremerewe mu mutima, aze kuza kumva rino jambo ryawe, hanyuma abohoke mu mutima. Turizeye yuko Mana ijambo ryawe buri muntu wese iyo rimugezeho rihindura byinshi, risenya byinshi, rikanubaka byinshi. Turizeye tudashidikanya yuko hari ikintu ugiye kurema muri aya materaniro kandi gikomeye cyane, gifatika kuri buri muntu wese. Turagira ngo ukore mu bubiko bwawe, ukuremo kado nziza uyihereze buri umwe wese. Turakwizeye rero, tugufitiye icyizere yuko hari ibintu ukoze muri aya masengesho, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha wowe ugejeje aya masaha tukiri kumwe namwe. Hanyuma rero tudatinze tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga hano mu Byakozwe n'Intumwa, ibice 28, umurongo waho wa 6. Imana ishimwe, Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Imana nawe ikugarukeho. Wowe aka kanya uri kundeba, Imana ikugarukeho. Wowe aka kanya ujye unkurikirana buri munsi, Imana ikugaruke gukorera ikintu gikomeye cyane kandi kiremereye. Imana iguhe umugisha. Ni ijambo ry'Imana rivuga ngo ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindukira bati ni Imana. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Iri ni ijambo ry'Imana ry'Ibyakozwe n'Intumwa. Hanyuma uyu ni Pawulo. Iri jambo ry'Imana narihaye intego ivuga ngo ba bandi bazategereza abahebe. Abavuze ngo runaka agiye gukorwa n'isoni bazategereza abahebe, Imana ahubwo bo igiye kubakoza isoni. Ba bandi barebaga bakabona nta cyerekezo cyawe, uzarinda upfa nta kintu wigejejeho. Ntago ariko bimeze. Imana igiye kugutabara, Imana igiye kukugira neza, Imana igiye kugukura muri bwa buzima bubi, maze nawe Imana igukorera igitangaza gikomeye. Nk'uko Abisirayeli bari ku nyanja itukura, Imana ikabakorera igitangaza hanyuma bakambuka inyanja, nako Imana nawe igiye kugukorera igitangaza gikomeye cyane, ikagukura muri bwa buzima bubi, ikagukura muri ya mibereho mibi. Nawe Imana ikaguha ijambo, nawe Imana ikakugira neza, nawe Imana ikakugarukaho, nawe Imana igakora imirimo n'ibitangaza kandi bikomeye, kubera yuko wayizeye. Iyo wizeye imbaraga z'Imana, ijuru rikora imirimo n'ibitangaza. Tuba tugomba kuyizera. Muri aya materaniro, ibuye umaze iminsi wikoreye, Imana igiye kuri gutura mu izina rya Yesu, kuko twizeye imbaraga zo mu gihugu cyo mu ijuru, twizeye imbaraga z'Imana. Iri jambo ry'Imana rero ryavuze ngo ba bandi, haleluya. Uyu ni Pawulo, yari arimo ateranya umuganda w'inkwi, hanyuma havamo ishira, babona cya kindi gikuruka, hanyuma iyo shira imuruma ku gikonji. Ba bandi rero ukuntu babibonaga, babonaga yuko nta buzima, babonaga yuko n'ubundi itari buze kuza kumukundira yuko ari bubeho. Ariko reka nkubwire, imigambi y'Imana
irutiye abantu bakugambiriyeho. Haleluya. Abantu bakugambiriraho urupfu, Imana ikakugambiriraho ubuzima. Abantu bumva yuko nta kintu uzigezaho, Imana ikabona hari icyo uzigezaho kandi gikomeye. Dushime Imana, dutere haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma bamaze umwanya munini bakibitegereje, uyu muganda bari yararimo ateranya w'inkwi, bari yagira ngo bote. Reka nkubwire, nubwo byari bimeze uku nguku, ntugire ngo Pawulo yawucanye kubwo ari we wabishakaga, ahubwo yagira ngo n'abandi bantu baze bote, hanyuma nabo bagubwe neza. Abo ngabo rero bari bamuteze amaso, baravuze ngo babandi, ijambo ry'Imana yavuze ngo babandi, ngo bategereza yuko ari bupfe cyangwa ari bubyimbe, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje. Imana yabwiye Kuro ngo we, yewe Kuro we, nzakugenda imbere ahataringaniye, nzaharinganiza, nzamenagura inzugi z'imiringa, ibihindizo by'ibyuma nzagenda mbicemo kabiri. Na Imana igira ibintu icamo kabiri mu izina rya Yesu. Imana igira ibintu icamo kabiri muri aya materaniro. Ijuru rigira ibintu ricamo kabiri. Ngo babandi rero ngo bamaze umwanya munini ngo bakibitegereje, ngo babona nta kintu abaye. Ngo ubundi barebaga iyo shira irumye kuri icyo gikonji, ngo bakareba icyo gikururuka, bakumva yuko nta hantu ari buze kugera. Ariko reka nkutangarize ngo iyo wizeye iri mu gihugu cyo mu ijuru, ijya igendana nawe, izakugirira neza, izakugirira neza. Abantu bagiye ubu abantu baguteze amaso, abantu bari kukureba, abantu bari kuvatese runaka zigeza kuki, ariko nkubwire ngo nyuma bazahindukira bavuge ngo Imana wasenze nigiye gukora imirimo, Imana wasenze iramutabaye, iyo wasenze imugiriye neza, iyo wasenze igiye kwigaragaza muri aya masaha. Imana wasenze igiye kuza, Imana wasenze igiye kumanuka, Imana wasenze igiye gukora. Iyo wasenze igiye kwigaragaza, iyo wasenze igiye gukora imirimo, iyo wasenze, haleluya, Imana ishimwe. Imana wasenze igiye gukora imirimo n'ibitangaza. Genda muri comment wandike ijambo amena, usharinga iyi video, ukande kuri subscribe wori mushyashya, maze ubundi tugumye gukwirakwiza ivugabutumwa ryiza, abantu bakira indwara, abantu babohoke. Imana ibahe umugisha. Ejo nabwo tuzaba turi kurindi jambo, kuri subscribe kugira ngo irindi jambo tuzazana rizaba rifite topic iryoshye, muzahagere kare. Imana ibahe umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo, twari turi ku ijambo rivuga ngo babandi. Hari ababa baduteze amaso, hari abumva yuko nta kintu tuzimarira. Ukomeze kutugirira neza. Buri muntu wese urebye iyi video akayirangiza, umumera umugisha utagabanyije, kandi no mu byo akora azabona umugisha utagabanyije. Urakoze kuko uri Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe, Imana ibahe umugisha mwinshi. Nimero ni 0karindwi 76 34 Shalom. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Tuzatugumya tugenda dusubira tuvuga Imana, kubera yuko kuvuga Imana, iyo uvuze Imana ikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwacu. Shalom. Ndabakunda cyane. Amazina yari Claude. Ujye ubaganiriza ijambo ry'Imana no kuri TikTok, ni uragenda ukandikamo ijambo Claude, ibyo byonyine, hanyuma ugahita ubona TikTok yanjye iriho ijambo ry'Imana, amagina ajapfa. Tujya dusenga amagina agapfa, ibyanze gukunda bigakunda, ibyanze guhinduka bigahinduka. Upfa kuba wafashe nimero yanjye, maze ubundi tukakubariza amakuru y'uko bimeze. Umuhanuzi w'Imana Claude ni njyewe. Imana ibahe umugisha. Dukorana n'Imana live. Iyo ushaka kubimenya, Imana ibahe umugisha mwinshi.